Ukuvanwa mu Misiri igice cya 4. Imana iha Musa gukora ibitangaza. Musa abaza Uhoraho ati none se nibatanyemera ntibite ku byo mvuga ngo ntiwambonekeye? Uhoraho aramubaza ati icyo ufite mu ntoki ni iki? Musa aramusubiza ati ni inkoni. Uhoraho aramubwira ati yijugunye hasi. Musa arayijugunya ihinduka inzoka, ayibonye ariruka. Uhoraho aramubwira ati rambura ukuboko uyifate umurizo. Musa arayifata irongera ihinduka inkoni. Uhoraho aramubwira ati uzabigenza utyo kugira ngo Abisirayeli bemere ko Uhoraho Imana ya ba sekuruza, Imana ya Aburahamu na Izaki na Yakobo yakubonekeye. Uhoraho arongera aramubwira ati shyira ikiganza mu gituza. Musa arakihashyira, agikuyemo asanga kirwaye cyeruruka nk'urubura. Uhoraho aramubwira ati subiza ikiganza mu gituza. Musa agisubizamo, yongeye kugikuramo asanga cyakize. Uhoraho niko kumubwira ati nibatemezwa n'ikimenyetso cya mbere ngo bakumvire, bazemezwa n'ikimenyetso cya kabiri. Nibatemezwa n'ibyo bimenyetso byombi ngo bakumvire, uzavoma amazi yo muri Nili uyasuka imusozi imbere yabo, azahinduka amaraso. Ariko Musa abwira Uhoraho ati Nyagasani, sinzi kuvuga neza, nta nubwo nabyigeze, ndetse n'ubu tuvugana nta kirahinduka. Sintebuka mu magambo kandi mvuga ntegwa. Uhoraho aramubaza ati niko ye, ninde waremye umunwa w'umuntu? Ninde utuma umuntu aba ikiragi cyangwa igipfamatwi? Ninde utuma umuntu areba cyangwa aba impumyi? Si jyewe Uhoraho? Ngaho rero genda, nzakubwira ibyo uzavuga ngo ushoboze no kubivuga. Musa aramusubiza ati Nyagasani, mbabarira urebe undi utuma. Uhoraho asubiza Musa arakaye ati ufite mwene Saroni w'umulevi uzi kuvuga neza. Azagusanganira yishimire kukubona. Uzajya umubwira ibyo avuga, nanjye nzabashoboza mwembi kuvuga icyo nshaka kandi mbigisha ibyo muzakora. Azakubera umuvugizi abe nk'umunwa, nawe umubere nk'Imana, umubwire ibyo avuga. Kandi uzitwaza iyo nkoni kugira ngo uzayikoreshe ibimenyetso. Musa asubira mu Misiri. Nuko Musa asubira kwa sebukwe Yetiro, aramubwira ati ndifuza kujya mu Misiri kureba ko bene wacu bakiriho. Yetiro aramusubiza ati genda amahoro. Musa akiri i Midiyani, Uhoraho aramubwira ati subira mu Misiri kuko abashakaga kukwica bose batakiriho. Musa ashyira umugore n'abana ku ndogobe, afatana ya nkoni Imana yamubwiye kwitwaza, agenda yerekeza mu Misiri. Uhoraho abwira Musa ati dore naguhaye ububasha bwo gukora ibitangaza. Nugera mu Misiri uzabikorera imbere y'umwami. Nanjye nzanangira umutima we, maze ye kureka Abisirayeli bagenda. Uzamubwire uti Abisirayeli n'umwana wanjye w'imfura. Narakubwiye ngo umureke ajye kundamya ariko uranga. Niyo mpamvu ngiye kwica umwana wawe w'imfura. Bakiri mu rugendo, Uhoraho abasanga aho baraye ashaka kwica Musa. Sipora niko gufata ibuye rityaye, akeba umuhungu we, agahu akebyeho, agakoza ku birenge bya Musa. Aramubwira atumbereye umugabo w'amaraso. Nuko Uhoraho aramureka. Sipora yabwiye umugabo atyo kubera ugukebwa k'umwana we. Hagati aho Uhoraho abwira Aroni ati jya mu butayu usanganire Musa. Aragenda amusanga ku musozi w'Imana, aramuhobera. Musa abwira Aroni amagambo yose Uhoraho yari yamutumye n'ibyerekeye ibitangaza byose yari yamutegetse gukora. Musa na Aroni bajya mu Misiri, bakoranya abakuru bose b'Abisirayeli. Nuko Aroni abatekerereza ibyo Uhoraho yari yabwiye Musa byose, Musa nawe abereka bya bimenyetso. Abisirayeli baremera, maze bumvise ko Uhoraho azi amagorwa yabo, akaba agiye kubarokora, barapfukama baramuramya.